Joel. Joel. Ntutinye wasiwe, nezerwa kandi wishime kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Ntimutinye mwa nyamaswa zo mu shyamba mwe, kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze, n'ibiti byeze imbuto zabyo, umutini n'umuzabibu byeze cyane. Noneho munezerwe bantu b'Isiyoni, mwe mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizadendezwamo ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira na kabungu za ngano zanjye. Dusome 25. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira na kabungu za ngano zanjye zikomeye, za ngabo zanjye zikomeye nabateye. Okay. Can you read verse 25 in English? Let us focus on verse 25. We will pay you for the years that locusts have eaten, the great locusts and the young locusts, the other locusts and the locust swarm. So, we are serving a God who is a restorer. Rero dukorera Imana iyo twakitanye umuntu usana cyangwa se wongera kubaka byari byarasenyutse. Let us have biblical examples of how God restored things. Reka turebe noneho urugero rwo muri Bibiliya rw'uburyo Imana yaba yarasanye. If you read in 2 Kings chapter 5, tugiye kureba mu bami ba kabiri ibice bitanu. Verse 10. We all know the story of Naaman. Twese tuzi inkuru y'umuntu witwa Naaman. Naaman had leprosy. Naaman yari arwaye ibirenge cyangwa yari afite ibirenge. And a servant of God came and spoke to him. Umugaragu w'Imana araza avugana nawe. And told him to go and wash himself in the river. Amubwira ngo nagende yiyuhagiye mu ruzi. Out of obedience, hanyuma bivuye mu kumvira, he went and washed himself. aragenda yiyuhagira mu ruzi. And his skin was restored. Kandi uruhu rwe rurangije rurahinduka. If we read 2 Kings 5, iyo nisomye verse mu bami 14. ba kabiri ibice bitanu umurongo wa 14. 2 Kings 5 verse 14. Abami ba kabiri ibice bitanu umurongo wa 4. Yeah, verse 14. Abami ba kabiri ibice bitanu umurongo wa 14. Nuko amanuka yibira muri Yorodani karindwi, nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi, nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto, arakumanuka.
we see that after him being obedient and he went and dipped himself in the water, turabona yuko amaze kumvira his yagiye spirit akibira was mu mazi restored uruhu rwe rero rwarongera as good ruragaruka as that of a baby. We have an example of a ruhinduka baby nk'urwera here. ruhinja You can see the skin of the baby is very ushobora small. kubona uburyo ki umubiri w'uruhinja It uburyo woroshye doesn't matter the kind of leprosy you're passing ntabwo twakwita cyane ku bintu We have a ku God bibembe waba who will ufite renew you to and dufite give you imana a ishobora second kongera chance kugarura ubuzima bushyashya and give you a new life. ikaguhereza ubuzima bushya Another verse is in the book of Ezekiel 37, harimo undi murongo uri mu gitabo cya Ezekiel Verse 7. 37 umurongo wa karindwi where the word of Wa God karindwi says, umurongo wa karindwi so I prophesied as I was commanded, ngo mpanura nk'uko and nategetswe as I prophesied there was a ndimo mpanura and suddenly a rattling, mbona and the bones came together, bone to bone. Okay. So there was a restoration. This is a valley of dry bones, and hari after cyari ikibaya cy'amagufwa yumye he prophesies to it, nyuma y'uko amaze the bones kwihangira came together. amagufwa yarongera araza araterana There are three types of restoration based hari on rero Joel gusanwa k'uburyo 25. bubiri The first one is the years lost. icya mbere ni uko tubona yuko ni imyaka yanyazwe God can restore anything that you have lost in your life. imana ishobora kongera kugarura ikintu cyose waba waranyazwe mu buzima This week we have been learning about father hearts, iki cyumweru twari turimo kwiga umutima and w'imana most of you have shared what you've lost in your lives. abenshi muri mwe mwagiye musangiza ibintu mwagiye mutakaza mu buzima bwanyu bamwe muri mwe mwabuze urukundo But rw'ababyeyi God is going to give you those years that you've lost. ariko imana igiye kubasubiza ya myaka yayindi mwagiye The mutakaza second thing that we learn from this book is ikindi kintu cya kabiri dukwiye kwiga muri kino gitabo that cya which Yoeli was stolen. That which was stolen. Anything that was stolen from you. ikintu cyose waba waribwe The story of Job. inkuru ya Yobu God restored to him everything he lost. imana yamugaruye buri kintu cyose yari So yaratakaje what God says about your life is very rero important. ikintu imana ivuga ku buzima bwawe ni ikintu And the cy'ingenzi third cyane thing that we are learning from this book of Joel is restoration of your health. rero ikintu tubona ahangaha mu gitabo cya Yoeli ni uko tubona kongera kugarurwa cyangwa se kongera gusubizwa ibintu ubutunzi bwawe wari waranyazwe Jeremiah 30:17. hanyuma Yeremiya 28 The Bible tells us that mirongo itatu cumi I na will karindwi restore Yeremiya health 30 to you. I will restore health to you nzagusubizamo ubuzima and heal you of your wounds, nkukize ibikomere byawe says the Lord. n'uwiteka ubivuze Because they called you an outcast, kubera yuko nagutoranyije saying, this is Zion, nkavuga ngo iyi ni Siyoni no one seeks her. God is going to restore to you the health that you've lost, imana rero igiye kugusubiza ibintu the waba waranyuze wounds that you've been passing through. ibikomere waba waranyuzemo cyangwa This waba waragize morning, God is speaking to you restoration. imana irimo iravugana nawe And kongera it is gusana my prayer that you be restored in every area of kandi your life, mu isengesho ryanjye be kugusabira it kugira ngo financially, igusane be it physically, mu buzima bwawe be bwose it haba spiritually. mu buryo bw'amafaranga mu May buryo the Lord bw'umubiri bless you. mu buryo bwose imana ihereze umugisha